Hello guys, ini Cyazo Trading. Uyu munsi tugiye kureba ikintu cy'ingenzi muri forex trading. Wakwibaza ni iki tugiye kureba time frames. Abantu benshi bakunda kwibaza ikibazo kigira giti: ese mwe gukoresha time frame y'iminota 5, 10, 15, 30, isaha, amasaha ane, umunsi? Mwe gukoresha iyi time frame mu by'ukuri? Tugiye kubisobanura ahangaha. Wakwibaza time frame ni iki? Time frame ni igihe candlestick imara iri gukorwa. Urugero rworoshye, iyo candlestick ifasha wenda tuvuge umunota umwe, igafunguka ikaza no gufunga bikaba mu munota umwe, icyo gihe tuvuga ko habaye iki time frame y'umunota umwe. Ibi bishatse kuvuga yuko kuri buri minota 5 candlestick imara iminota ingahe? 5. Kuri buri minota 15 candlestick izamara iminota ingahe? 15, ihwanye na time frame y'umunota 15. Kuri buri saha candlestick izamara isaha imwe, ihwanye na time frame y'isaha imwe of course. Noneho kuri buri masaha ane candlestick izaba ifite iki? Izamara amasaha ane na time frame yayo. Noneho ku munsi daily candlestick time frame n'ubundi izaba ingana n'iki? Na 24 hours. Gusa icyiza ahangaha si uguhitamo time frame ifite amasaha menshi wenda nga amasaha ane cyangwa umunsi cyangwa iki, ahubwo no guhitamo time frame igendanye na strategy yawe wahisemo. Niba uri umuskarupa cyangwa se uri wa muntu uza mu isoko agahita agahita avamo nyine, akenshi ugira iki? Akenshi uhitamo umunota umwe, 3, 5, 15 ukinjira vuba isoko ugahita uvamo. Urumva biba byoroshye uhitamo time frame zahehe ziri kuri lower nyine, ntoya cyane atari nyinshi cyane. Iyi ngiyi ni GBP JPY muri consolidation time frame y'umunota 15, ushobora no kujya ku minota ingahe? 5. Can you see? Time frame y'umunota 5 ugakuramo analyze yawe. Even 3 minutes. Can you see this is 3 minute time frame? Even 1 minute. Can you see how minute is very consolidating? Yeah, this is GBP JPY. This is JPY pairs. Gusa n'uburi umuday trader cyangwa se ukora wari wa muntu ukunze gufata trade wenda mu gitondo ikigura akaba yivuyemo cyase n'imara iminsi cyane ari umuday trader, akenshi time frame nziza ni 15, 30 isaha imwe ukashakamo entry yawe, ubundi ukagira iki? Ugaholdinga umunsi cyangwa se amasaha make ukaza guhita wivira mu isoko n'imara igihe kinini cyane. Urugero nk'anga uhita wisira ukaza gukora analysis za 15 kuri JPY ukazuminga ukabona ishusho ngari, then ugahita wiza wenda ku minota 30 you find your entry zone. Wabona uri kubona neza ko JPY uconsolidating cyangwa se ukaza mu gihe cy'isaha imwe. Byose biba bishoboka, ugafata iki? Ugashaka setup yawe. Gusa n'uburi nuza uri umuswing trader, wa muntu umara igihe kinini mu isoko, akenshi time frame nziza nta masaha ane naki no mu munsi cyangwa se icyumweru. Kubera iki? Bigabanya noise nyinshi cyane muri market nyine biguha ishusho ngari nyinshi cyane na trend y'isoko, bigaba byagufasha kugira iki? Kubona key zones cyangwa se ama support na resistance ari main cyane, bikaba byagufasha kugira iki? Kwanaliza isoko neza. Urugero nkango itubize mu masaha ane, mu masaha n'ubwo tuzokorera JPY kabona urugero iri consolidating. Urugero wenda tuvuga ati okay, mbibonye neza gutya bikora neza ko ari agatrend line yabyize iki? Ya breakinze down. Can you see? There is some trend line which JPY is breaking. Abona ko yaka breakinze, gahitanya kuvuga ati okay, abonsi igarutse gukora tacanga kuri trend line, I can look for sales. Ugategereza nyine icyo gihe cyose ukazagira iki? Ukagiscutinga trade yawe nyine ukawafata wagira iki? Wakopeninga position. Ibyo ngibyo ni time frame nyine ugenda ukurikiza, ukaba wanaza no mu munsi umwe ukareba JPY ukuntu imeze, ukabona neza yuko right now iri kugira iki? Iri uptrend, iri strong. Ukavuga ati okay, kugira ngo izabe bearish nzagendera kuri ibi ngibi, kugira ngo izabe bullish nzagendera kuri ibi ngibi. Izo ngizo nizo twita iki? Time frame. Ango ugendera kuki? Mu munsi, mu cyumweru cyangwa se mu masaha ane igihe uri umuswing traders. Gusanga muri time frame hari inama imwe y'ingenzi ugomba kumenya. Nukinjira muri trade runaka urebeye kuri time frame imwe gusa. Impamvu ni iyihe? Impamvu iri simple nuko
time frame yo mu minota 15 ishaka kuba iri bullish, muri 1 hour iri bullish, ariko mu masaha n'iriki iri under bearish. So ni ibintu by'ingenzi cyane ugomba kumanza ukagira iki ukareba. Urugero ikintu cya mbere wenda wagendera utangira wenda ureba mu masaha ni time frame y'amasaha ane. Noneza kuri time frame y'amasaha ane, ikintu tukurikizaho umanuka muki mu isaha imwe no mu minota 15 ugenda ushaka entry zone nziza. Ibi byitwa multi time frame analysis kandi bigabanya kugira iki gufata entry mbi. Ikindi wibuke ko time frame no cyane zitanga entry nyinshi cyane, ariko harimo iki, harimo noise nyinshi. Mu gihe time frame nini itanga entry nye cyane, ariko zigira iki zirakrete cyangwa nyine zisobanutse. Bityo hitamo time frame ijyanye n'intego yawe bitewe n'uburyo ucuruzamo. Mu gusoza, niba iri somo ryagufashije cyangwa ari ikintu byakongera mu bumenyi wari usanga ufite uburyo wakwinjira n'uburyo wafata entry zawe, ukakanda subscribe, like, share na comment. Dukomeze kubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao.